ashimwe cyane ndongera ndabasoje bakunzi ba Panuel TV bakunzi banjye duhurira hano tukaganira ku ijambo ry'Imana tukavuga imirimo myiza n'ibitangaza bya Yesu ndongera ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ntabwo rero dusiba hano kubera ko tubizi neza ko tuba dukeneye kuganira tukungurana ku by'urugendo nta wabyishoboza, ariko tuzi neza ko Kristo ahari kugira ngo adushoboze. Hanyuma rero aho bitameze neza nimukomere, kandi abo bimeze neza namwe mukomeze gukomerera mu buntu bw'Imana. Haleluya. Ugira umuntu umwe usetsa, ugira umuntu umwe useka kubera wowe. Yesu abahereza umugisha. Rero twari dukumburanye kambaririmbira agakorasi. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Amen. Uyu munsi rero iyi korasi imaze iminsi indimo ndi gutekereza ukuntu Yesu yarambuye ukuboko imiyaga n'imiraba byose bihungira icyarimwe. Iyo arambuye ukuboko imiyaga n'imiraba rero nta bindi, ni bya bindi bikurwanya, ni bya bindi biguhagurukira mu buzima busanzwe, ni bya bindi byifuza yuko utatera imbere, ni bya bindi byifuza ko utagira ahantu ugera. Ariko ngo ibyo ngibyo Yesu yabisanze ajya abasha kubiturisha akabicecekesha hanyuma ukambuka. Maze iminsi rero ntekereza ku neza y'Imana, ntekereza urukundo rw'Imana, sanga Imana inkunda. Umunsi umwe nzabahereza ubuhamya buzabasha kugukomeza bukwereka ko uyu mugabo ari umugabo w'intwari ujya ubasha guturisha imiyaga. Iyo ntekereje ko uyu munsi wa none nkiriho nkaba ngihumeka umwuka w'abazima ntarapfuye ngo mbe naribagiranye, ariko nkaba narakuze uyu munsi wa none ndi umugore mwiza ungana nk'uku nguku ungana, ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo Imana inkunda. Cyakora nshimira Yesu wampamagaye kubera ko ntabwo byari byoroshye. Gatoya nkuvunguriro gatoya, nari umuntu wari warasabitswe n'umubabaro mwinshi, nibaza ngo umuntu aseka gute, mbese umuntu yagiye guseka bigenda gute. Ariko ndashimira Yesu. Iyo wakiriye Yesu rero, iyo akugezemo imiyaga imiraba yose arayihungisha ikigerayo. Babandi bari bazi kutazakura bagasanga nyine warakuze. Ubu ndi umubyeyi, mzaye abana beza, abahungu n'abakobwa, mfite urugo rwiza rwose. Ariko reka nkumenyeshe ko hari imyaka nari ndimo nta muntu wabinyekera, nta muntu watekereza ko nazigera mba umuntu nanjye nkaba umuntu nyine wabwira ngo mpa amazi, umuntu waganiriza, umuntu wahereza umwanya wawe ngo mwicare muganire. Ariko reka nkubwire, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Haleluya. Imiyaga n'imiraba birahunga ubuzima bwose Kristo yagezemo. Nshuti yanjye, ntugire ubwoba bw'ahantu uhagaze, ntugire ubwoba bw'ibigeragezo uri gucamo. Uko byagenda rwose nta kigeragezo kitagira iherezo, niko intare ishaje yaririmbye. Haravuga ngo iyo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze, kiragucunda kikagushyira ku rufatiro rushyitse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwari woroheje akitwa ukomeye, uwari intabwa nawe akagira ijambo hagati mu iteraniro. Imana ishimwe cyane kandi haleluya. Rero narinje kubabwira nshuti z'umusaraba, nshuti za Yesu, usibye n'ubugingo hari n'ibindi Yesu ajya akora muri ubu buzima busanzwe. Haleluya.
ajya aturisha imiyaga n'imiraba. Igihe kimwe intumwa ziri mu nyanja, haleluya, zari mu bwato zigenda. Cyakora Mana ishimwe cyane, nkunda Yesu we, nkunda Yesu wamwakiriye neza ukamufata ukamukomeza utarebye hirya no hino, kubera ko burari buzima Yesu atajyazamo. Iyo dutekereza ko hari anko wabishobora, ateze ko ari anti wabishobora, ugatekereza ko ufite umugabo wawe ukomeye wabishobora, ugatekereza ko ufite amafaranga menshi yabishobora, ubwo buzima Yesu ntajya akunda kubuturamo. Ariko iyo wamweretse ko ari ushoboye byose, ukamwereka ko ari hejuru ya byose, ubuzima Yesu ajya buturamo, kandi agakora ibyo utigeze utekereza ko yakora, akakugeza ahantu utigeze utekereza ko wagera. Yesu ashimwe cyane kandi haleluya. Ngo intumwa rero ngo ziri mu nyanja, ngo Yesu ngo yiryamiye ngo yirebera ubwerekeza. Yesu ashimwe. Ya miyaga, ya miraba biraza bikoranira ku bwato bari bibereyemo, bitangira babona ari ibisanzwe, birangira babona bagiye kurengerwa, birangira babona ubuzima bwabo burangiye, bapfuye birangiye. Hanyuma ngo barabanza barirwanirira, barakubita hirya no hino, mbese babona ko bari abasare, bari bazi n'amazi icyo ari cyo. Ariko ngo bigera ku rwego babona ko ubuzima bwabo burangiye, nta n'ikintu na kimwe bakishoboreye. Ngo hanyuma bibuka ko bari kumwe n'umugabo bita Yesu. Haleluya. Bibuka ko bagendanye n'uyu mugabo bita Yesu. Ngo bakimara kubyibuka no kubizirikana, ngo hanyuma ngo mwaragenda mukoma aramubwira ati ariko se ntubyitayeho, wowe ntabwo ureba ko tugiye gupfa? Hanyuma ngo Yesu we akangutse icyo yakoze. Haleluya. Yesu ajya akanguka. Yesu ajya akanguka ku buzima bwawe butari bufite ishusho, akabuhereza ishusho. Bwa buzima bwari bukakaye akaguhereza kugira itoto. Ngo hanyuma ngo Yesu arakanguka. Amaze gukanguka, ijambo rimwe gusa, hanyuma inyanja iratuza, imiraba yigirayo, y'amazi yarigize akarakagera yose, basigara bameze nkaho nta cyabaye. Yesu ashimwe cyane kandi haleluya. Basigara bameze ko nta n'ikintu kigeze kiba ku buzima bwabo. Kubera iki? Yesu yari ahageze akangutse, ngo arangije aturisha umuraba, aturisha inyanja, ngo bose batangarira uburyo imwumviye, bose batangarira uburyo byose bicecekeye icyarimwe. Haleluya. Rero narinje kukubwira ngo Yesu akanguke. Yesu akanguke ku buzima bwawe wonteze amatwi. Yesu akanguke wowe wafashe umwanya wo kuntega amatwi ukanyumva. Akangukire ku buzima bwawe, akangukire ku byari byakurwanije, akanguke ku bya bindi byatuma gutubura umutwe, akangukire mu kazi ukora, akangukire mu bavandimwe bakuvuyeho bakwanze, akangukire mu nshuti zagusize. Akanguke agira ibyo aturisha ubukene, aturisha ubushomeri, aturisha kuroga, aturisha abakwanga. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima Yesu atuyemo, ubuzima Yesu yagezemo. Haleluya, haleluya. Ndabyibuka igitondo kimwe, Mana ishimwe cyane, twari mu buzima budafite ishusho, turi mu buzima handi bwira ukabona ntibucya, bwacyo ukagira ngo ntibwira, hahandi Imana ibikubwira ibintu ukagira ngo ni igipindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Neza y'Imana ntawayirondora, neza y'Imana ntiwavuga ngo uyirangize. Ariko Mana, hari umunsi umwe nzicara ngashimira abantu, ngashimira uhereye ku muntu wampaye n'igiceri cy'ijana ukakima nkagura irindazi nkarirya. Hari umunsi umwe nzaza kuri iyi kamera ngewe nje kubashimira, kandi n'ukuri ntabwo mbabeshye, njya numva nzategura nk'igiterane kinini gikomeye, hanyuma ngashimira abantu bose bangiriye neza, ngabahereza indabyo. Kubera ko mu buzima nimba ari bw'iyi minsi, nimba ari kuva kera ntabwo mbizi, ntabwo ndi uwa kera cyane, ariko abantu bakunda gushimira uwapfuye. Kabona ibyiza by'umuntu yaramaze gupfa, yaramaze kwitahira, hanyuma akaba ari gutangira kuvuga ngo uyu muntu yangiriye neza, uyu muntu yabanye nanjye, umutima mwiza yagiraga. Ariko nyamara uyu muntu yamaze gupfa,
ntabwo akibyumva, ntabwo abasha kumva ko hari umuntu yagiriye neza. Ariko iyo dushimiye umuntu akiriho nshuti yanjye, ukamushimira akiriho, biraryoha, biryohera mu matwi, akumva ahubwo yongeye kongera kwigiramo imbaraga zo gukora ibintu byiza. Rero nzafata umwanya nze rwose mbashimire kubera ko hari ubuzima muba mwarahagarariye Yesu rwose, mugatuma umuntu aseka, mugatuma umuntu yishima, mugatuma umuntu umutima we wongera kuzuramo imbaraga. Hari ikintu njya nkunda kubwira abantu dukunda kugendana, nkababwira ngo nkunda umugabo wanjye cyane. Hari impamvu mukunda, si uko ari marayika, kuko nta marayika iba ku isi, ariko impamvu ikomeye kurusha izindi zituma mukunda ni uburyo kera ntaranamenya ko tuzabana yegeze arokora ubuzima bwanjye, atuma ntiyahura, kandi nari namaze kubigambirira rwose byarangiye, numva n'umugambi nawujuje. Ariko haleluya, marayika mucamo arengera ubuzima bwanjye. Rero nawe ari mu mubare w'abantu nzashimira, nawe nzamushimira rwose kuko yarakoze. Uyu munsi wa none ntabwo mba narakumenye, nawe ntabwo baramenye, hanjye aba haribagiranye. Rero Yesu iyo aje mu buzima bwawe akubera byose, atuma abantu bagukunda, atuma abantu baba inshuti za bugufi, yohereza baza kukwitaho. Haleluya, haleluya. Yesu yatuye mu buzima bwawe, imiyaga irahunga, imiraba igahunga, ajya arahagarika imiraba y'inzara ikigerayo rwose, nawe ukarya ugahaga, ukagaburira n'inshuti n'abavandimwe. Turi abagabo kubihamya. Ajya aturisha umuraba wo kwambara ubusa, nawe ukambara ukaberwa, ugahagarara mu bantu benshi, nawe ubumva usa neza. Haleluya. Utambaye igitenge, hari ukuntu umuntu ajya aba mu muraba wo kwambara ubusa, ukambara nk'umwenda cyangwa ukakenyera nk'igitenge ku badamu, ukajya usanga mu kibuno harajeho amatsinga, hano mu rwicariro hakaba hariho amatsinga. Ariko Yesu murabona wajya wuturisha, ukawutuza neza, ukarangira, bigasigara ari amateka, bigasigara ari ubuhamya. Rero data wa twese guturishirize umuraba wari uhagazemo nshuti yanjye, ajya abikora bikemera. Haleluya. Ajya abikora bikemera, ajya abikora bikagenda neza, ajya abikora uyu mwami w'abami, kubera ko ubuzima bwose Yesu agezemo, Yesu yabuyagezemo, Yesu yabwicayemo, Yesu yo yabutuyemo. Haleluya. Nutagukunda aragukunda, nutakukwita kwitaho, Yesu yabutuyemo. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri kurwana, ubona intambara yenda kukurusha imbaraga. Uwo ni umuraba. Hahandi ukanda neza bikanga, hahandi usenga ukavuga ati ariko se noneho wawiteka, waransize, warantaye, ntabwo kinyibuka. Icyo gihe kijya kibaho, kikabaho, ugahamagara Imana, ugasenga Imana, ukinginga Imana, reka ukabona neza pe, ukabona Imana yaragusize, ukabona Imana itagihari, ukabona Imana itakwitayeho. Ariko nubwo ibicecetseho gatoya, ibihari kubera kwiyije, iza byose ibikorera rimwe, izi bitunganyiriza rimwe, izi bicishamo neza. Haleluya. Imana ije, reka nkwinginge nshuti yanjye, wihangane ntiwigirire nabi. Yesu iyo yaje aza aturisha imiraba, agaturisha inyanja, inyanja igaceceka, imiraba igaceceka. Yesu ashimwe cyane. Kandi haleluya, ntabwo yabisiga uko abisanze. Yageze kwa Bidedomu. Haleluya. Bidedomu bari bahungishirijeho isanduku, niwe ariwe mukene, babonye ko ariwe niyo yapfa nta kigihugu cyaba gihombye. Ariko reka nkubwire ko Bidedomu yari yicaye ku isezerano rivuga ngo nza kugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, nzakwamamaza,
nzagusumbisha amahanga. Yari aryicare nubwo yari ari mu buzima budasobanutse, ari mu buzima butatanga n'ay'umutekano mu mudugudu, ariko umunsi isanduku w'Uwiteka umunsi yijeraga iwe. Haleluya. Ebidedemu ibintu byarahindutse. Uwari umutindi nyakujya asigara ari umuherwe. Uwari wa wundi utari wo kwifuzwa asigara ahamagarwa mu manama akomeye. Yesu ashimwe cyane. Kugeza ubwo inkuru zageze ibwami ziramamara ziramenyekana, baravuga ngo hahandi wajyanye isanduku ubu ntiwareba. Haleluya. Ntabwo Yesu yagusanga ngo agusige mu marira urimo. Ntabwo Yesu yagusanga ngo agusige mu bupfubyi uhagazemo. Ntabwo Yesu yagusanga ngo agusigire kwiheba. Icyambere Yesu akora, atanga amahoro yo mu mutima, ukumva unyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ntabwo bukiyoberwa inzira nziza yo kunyuramo. Yesu atorishe imiraba ku buzima bwawe, agira umuraba acecekesha. Yesu ashimwe cyane. Agira ibyo acecekesha byakurwanyaga, agira ibyo acecekesha byaguhigaga. Imana yacu niyamamare burundu. Ibyo anga atacecekesheje, ibyo ndatacecekesheje, ibyo abavandimwe babo batacecekesheje, bijya bishoboka ko abuvukana bagusumba rwose, bakaba bakomeye rwose, bakagera kure rwose, wowe ukiri hasi. Ariko wowe tuzarindirira aho ngaho, nubwo ibaye icecetse, nubwo ibaye icecetse, ariko umunsi umwe izakuzamura, igukomeze, izakuzamura, nawe basigara bavuga ati runaka uriya turavukana. Kandi uyu munsi ni ukuri kw'Imana no kuba bavuga ko muvukana biragoye. Ntabwo bakwiteza kubera ko niyo ubahamagaye baba bazi ko ugiye kubasaba. Uribaza, urashyiraho telefone ujya ugatereka amamagara umuvandimwe byibuze numve ko akiri amahoro. Telefone akayireba ati uyu nawe uyu nguyu ubu ngubu ni ibibazo agiye kuntura. Ubu ngubu agiye kumbwira ko baburaye. Ubu ngubu agiye kumbwira ko bamusoye mu nzu. Ubu ngubu agiye kumbwira ko abana babirukanye. Bakumenyereye mu buzima budafite ishusho, bakumenyereye hahandi utakwikamira na ya yindi nubwo idakamwe. Ariko igitondo ni kimwe nshuti yanjye, umugabo wizeye, umugabo wakurikiye, uyu mugabo uhamagara amanywa n'igitondo, igitondo kimwe bazagusanga uri gutambuka nko kuri televiziyo, bazagusanga babona. Haleluya. Nawe uhagaze ahantu hakomeye mu manama akomeye, bavuga ati uriya ni umuvandimwe. Buriya wari uri kuri disikuru ni umuvandimwe. Kubera iki? Yesu yaturishije umuraba, yaturishije inyanja, hanyuma basigara nawe isura yawe irongera iragaragara, isura yawe irongera iraboneka. Bongera bibuka ko mwasi ibere rimwe, bongera bibuka ko mwakuranye, bongera bibuka ko mwararanye. Reka nkubwire, Yozefu bene nyina bamurwanyije bamuziza indoto gusa, kurota Imana itaranabisohoza. Ibyo bituma bene nyina bamurwanya, baramwanga. Ariko reka nkubwire, umunsi basanze yabaye igisonga, basanga akomeye muri Egiputa, reka nkubwire umunsi babisobanukiwe bose baciye bugufi. Ati ni Yozefu. Uzi ko ari Yozefu umwe twangaga, uzi ko ari we ahinduka utangiye kubagaburira, abitaho. Kandi ni ukuri reka mbabwire, erega Imana igucisha mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye. Imana igucisha ahantu hadasobanutse kugira ngo izagusobanure, ibikuremera ubuhamya bw'ejo hazaza. Imana ibaha umugisha. Bane bamugisha, data twese abakomeze, data twese abazamure. Ndabakunda nakagaruka, turi kumwe. Reka nsoreze hano, ariko nzagaruka nza kubabwira ku muraba Imana igiturisha, ugatuza ugaceceka neza, ugaceceka ukamenya nkaho utigeze uhaba. Nukuri abakwangaga bakakugarukira, bakasigira babona ko Imana ihagararanye nawe. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibarwanirire. Reka twongere dusenga Imana
mbifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu, mbifuriza gukomerera mu buntu bw'Imana, mbifuriza guhorana n'Imana kubera ko ari umugenga w'ibihe. Urakarama, witwa Ndiho, urashoboye, nta wasa nawe, urera kandi urakiranuka. Izina ryawe ni ryamamare kubera ko uri inshuti ya bugufi. Aba bantu bari banteze amatwi rero, reka bahabwe umugisha nawe, ubakomeze kandi ubakomereze mu buntu bwawe, ubakure ku rwego rumwe ubashyire ku rundi, kuko uri ishobora byose kandi uhamaye. Ni mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibiteho kandi mukomeze mukore sabone, nukuri nufashwa ubigeze no ku bandi. Yesu abagirire neza. Shalom shalom.